muri makeya nshuti zanjye, tugira ubwoba bwo gukora amahitamo no kubasha kwitekerereza, kuko tuba dufite ubwoba bwo kubura bya bintu, bwo kubura wa muntu, bwo kubura ya situation twamaze kumenyera, yamaze kuba kuri twebwe zone de confort. Bikaba ari byo bidutera ubwoba. Muri makeya tugatekereza yuko hari icyo tuzaba duhombye. Kubera iki? Kuko tudasobanukiwe abo turi bo. Nusobanukirwa uriwe, uzabona yuko ntacyo uzaba uhombye. Kubera iki? Kuko wifite. Kubera iki? Kuko wisobanukiwe. Bizazamuka, bizamanuka, bazavuga yakoze ibi, yafashe decision iyi, byagenze gute, ariko kuko wowe wamaze kwisobanukirwa, na impact na noya bizakugiraho, kuko uzaba uri gukora ku yindi dimension. Nibyo mugomba kumva na gato. Urabareka bakavuga bakagira gute, ariko wowe wibereye mu nzira yawe utuje, muri makeya kuri wowe ibintu byose biri ku murongo. Bishobora kuba biri ku murongo mu buzima buri simple, budahambaye cyane, ariko wibereye mu mutuzo. Roho yawe yibera muri luxe yayo, yibera muri abondance, yibera mu burenganzira ihumeka. Voilà. Mu buzima buri simple. Ahasiga ukabareka bakavuga, iyo wamaze kugera kuri iyo dimension yo kugira, nabyita ngo iki, mbese yo kuba gusobanukirwa uriwe, nta kintu na kimwe cyongera muri makeya gutuma uryama udasinziriye, kuko wowe uba uri gukorera mu zindi mbaraga. Uba wararenze dimension y'ubwoba, kandi iyo wamaze kuyirenga utangira kuyimenyera, ku buryo no mu gihe kizaza bitakurushya cyane gufata icyemezo runaka cyiza giwanye n'uwuriwe, giturutse mu rukundo wikunda. Ubuzima ni bugufi. Ntago tubereyeho guhora muri souffrance. Souffrance iza kugira ngo itwigishe, idusunikira gusobanukirwa mu by'ukuri abo turi bo tudashaka kubona, gusobanukirwa uburyo dukoreramo tugomba kuvanaho, tugomba guhindura. Ariko ame irashaka amahoro, irashaka gusangiza bagenzi bawe, irashaka kurema. Nishobora kurema mu gihe mu mutwe harimo akaduruvayo kenshi, mu gihe utari wagera kuri dimension yo kumva yuko umutwe ushobora gufasha mu bintu nk'ibi, ariko hari ibintu nuze ubwonko budashobora kugufashamo. Ugomba kubanza ukabushyira hariya, ukabanza kumvikana nabwo. Naho roho yo irashaka urukundo, irashaka umunezero, irashaka kumva muri wowe, kumva ukaba ushaka kwicara ukavuga uti, muri ubu buzima bwanjye mfite ubu ndarinzwe, ndahamya neza 100% yuko ibirenge byanjye aho biri ahangaha biri mu mbaraga nziza, biri ku nzira naremewe gucamo.
ndahamya yuko mu myaka 2 nzaba ndi uriya mugabo w'agaciro uzaba uhwanye n'uyu nguyu w'agaciro bizaza bimeze, ariko ko ari umurimo ngomba gukora kuri nge. Ndabakunda cyane inshuti zanjye.